noneho mumunezeze muri byose, mu marangamutima, mu mitekerereze, mu migambi, mu mirimo yacu, mumunezeze mufite imbaraga zikomoka muri Kristo. Icya kabiri aravuga ngo turemwe kugira ngo dukore imirimo myiza yose noneho ikomoka muri Kristo. Bavandimwe muri Kristo Yesu, ngira ngo noneho mwibuke ko ari umusaruro w'Imana dutegereje, ko tuba abantu b'umumaro, batabayeho ubuzima bupfuye, batabayeho ubuzima noneho bwumvira isi na Satani, ahubwo duhaguruke mu mbaraga nyinshi. Ahubwo ikibazo tugira ni kimwe, dushatse kuzana umusaruro mbere yuko twakira ikizana umusaruro. Aha muhumve neza, dushaka gukora imirimo mbere yuko dukizwa. Imana iravuga ngo ubwo mbakijije nimukore imirimo myiza, twebwe tukabihindura ubwo dukora imirimo myiza Imana niduha agakiza. Bashimira cyane mwebwe abakurikira ibiganiro by'iyogezabutumwa TV, kandi ndabashimira cyane ko mudahwema gufatanya natwe muri ibi bihe, muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Nk'ibisanzwe nitwa Jean Pierre Kwizera, ndashimira Imana ko yongeye kumpa uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ndetse nk'ishimwe ndetse umurimo w'Imana ikoze kugira ngo twumvane ubutumwa bwiza. Ndabararikira rero kugira ngo dufatanye gusenga ndetse no kumva ijambo ry'Imana muri rusange. Mureke dusenga. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko ijambo ryawe ari rizima kandi rifite imbaraga, rifite ubutware, rifite kunesha, ndetse rituma twera, rituma dutungana, kandi rituma tukumenya, tukaguhishurirwa kuri Imana yatanze ubuzima, ubugingo, umwuka wera muri Kristo. Kandi aho ngaho niho tubonera agakiza, ndetse udushoboze Mwami n'abandi benshi bazumva ubu butumwa, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abakumenye, abatarakumenya, twese duhinduke, dusange urukundo rwawe, tukwegere kuko niwo uhishemo agakiza kose. Urakoze rero, ngaho murikira ibitekerezo byacu, murikira imigambi yacu, duciye bugufi cyane, wowe ushyirwe hejuru kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe rero ko iduhaye uyu mwanya w'igiciro gikomeye nk'uko nari mbivuze. Tugiye gusangira ijambo tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya 2, turasoma imirongo 10 ibanza. Reka twumve. Aravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu. Ubuntu nibwo bwabakijije, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo ibihe bizaza izerekane ubutunzi bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira uwirarira. 10, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza
muri Kristo Yesu y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigendereho. Imana ishimwe ko ayo niyo magambo tugiye kuvugana, kandi turaba dukurikira iyi ntego ivuga ngo agakiza k'Imana kabonekerwa muri Kristo Yesu kubw'ubuntu binyuze mu kwizera. Bavandimwe rero muri Kristo Yesu, ndagira ngo ubu butumwa mu by'ukuri ngira ngo mu gihe kinini cyane abantu bashidikanya ku gakiza k'Imana, kandi bashidikanya cyane cyane ku by'Imana yakoze muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu iyo ugereranyije uburyo twumvamo agakiza, rimwe na rimwe tukumva mu musaruro w'agakiza, tukabyumva nk'aho mu by'ukuri umurimo dukoreye Imana ari wo uduhemba kugera ku gakiza. Ariko Imana y'ubwayo yagennye agakiza, iravuga ngo aka gakiza muragasanga muri Kristo. Ngira ngo ndaza kugaruka kuri uyu murimo w'Imana muri Kristo, icyo Imana yakoze n'imbaraga gifite, ahubwo kibyara icyo twitirira agakiza. Mu by'ukuri bene data, Pawulo aravuga ngo hari umuntu wazutse, birumvikana ko yapfuye. Mu itangiriro hatwereka urupfu rw'umuntu wapfuye amaze kutumvira Imana, amaze gutakara, aciyemo isezerano ry'Imana, amaze kwanga ubuyobozi bw'Imana, akurikiza ibyo ashaka, atekereza ibyo ashaka, akora nk'uko ashaka, ndetse yibagirwa icyo Imana yari yamubwiye, imubwira ngo umunsi wariye kuri iki giti nkubujije no gupfa uzapfa. Aho rero umuntu yananiriwe, aho umuntu atashoboye kumva icyo Imana imubwira, tumubona yapfuye. Kandi icyaha bavandimwe cyaramwandagaje kugera n'aho kimwambika ubusa imbere y'Imana. Munyemerere mbabwire ngo icyaha ni ukwanga ubuyobozi bw'Imana, ni ukwanga kwemera icyo Imana yavuze, ni ukwanga kuyoborwa n'ubushake bw'Imana muri kamere, mu myifatire, mu marangamutima yacu, mu buzima bwacu bwose. Iyo tutari kumvira icyo Imana idusaba, tuba turi mu buzima bw'icyaha. Aha niho Pawulo rero agaruka abwira Abefeso, ababwira ngo mwarazutse ubwo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, kandi ibyo ngibyo nibyo mwagenderagamo kera. Mureke mbereke ishusho ngari Pawulo agaragaza y'uyu muntu wari warapfuye. Icya mbere aravuga ngo ni umuntu wirebaho, ni umuntu arireba cyane, kamere ye niyo imugenga, kamere ye niyo imuyobora. Mbese ibitekerezo bye nibyo ashaka kumvira cyane kurusha uko yumvira Imana. Uyu muntu ni ikimenyetso simusiga cy'uko yapfuye. Kandi Pawulo aravuga ngo uyu mupfu wapfuye yishwe n'ibyaha, yumvira amarangamutima ye, yumvira ibyifuzo bye, yumvira ugushaka kwe, ntiyemere ugushaka kw'Imana, uyu yarapfuye. Bivuze ngo yapfuye mu buryo bw'umwuka kugeza aho atumva ubuyobozi bw'Imana, kugeza aho atumva ubushake bw'Imana. Kandi ikindi yavuze ngo akurikiza isi, akurikiza imigenzo y'isi. Uyu munsi hari igihe duhimba ibintu byinshi bitandukanye by'isi, uko isi tuyoboye, uko isi ishaka ko tubaho, uko isi ishaka ko tugenda, akaba ariko dushaka natwe kubaho. Iki ni ikimenyetso kivuga ngo uyu muntu afite ikintu kiremereye atarumva mu buzima bwe. Ntabwo arumva ko Imana ikeneye ko yumva ubushake bwayo mu bihe byose. Uyu munsi korona yaraje, abantu bagira ibibazo byinshi bitandukanye mu buzima bwabo n'ubuzima bw'umwuka. Uyu munsi turabona umuntu uvuga ngo agakiza nako mu mutima. Yego, nako mu mutima, ariko kaba ko mu mutima gute katari butanga umusaruro? Ngira ngo turaza kukigarukaho mu gusoza. Ariko mu kintu gikomeye ni uko uyu muntu yumvira isi cyane. Mu isi habamo icyo kumva ko ndi hejuru, mu isi habamo kumva ko ngomba kugenda, banyumve, banyiteho, hanyuma icyo nkoze cyose nkumva nihimbaza.
nigarukaho cyane, nirebaho cyane. Uyu munsi niho abantu benshi rimwe na rimwe dutsindirwa tuvuga ngo ibyo nkoreye Imana reka bigaruke byumvikane mu bantu, babanze bumve ko hari icyo nakoreye Imana. Uyu muntu wapfuye rero ngo ubwo buzima abaho ubuzima bureba ku isi cyane, butekereza isi cyane, kandi bugambirira isi kurusha ubutware bw'isi, ubuyobozi bw'isi, amarangamutima nk'ay'ab'isi, imikorere nk'iyabo mu isi. Pawulo kandi aravuga ngo uru rupfu nanone umuntu yapfuye asigara yumva cyane ubuyobozi bw'umwijima. Haleluya! Ubuyobozi bw'umwijima ari we Satani. Satani niwe usigara ukontorora, ugenga kamere ye, ugenga imikorere ye, ugenga imitekerereze ye. Kandi muri icyo Satani akora ntashobora kukubwira nk'icyo Imana ishaka, ntashobora kukwereka ubushake bw'Imana, ahubwo arakumvisha koko agukurubane, agushyitse aho ashaka. Harimo kutumvira, harimo kwirebaho, kwihimbaza, kwishyira hejuru, ndetse kwirarira, kumva ko uri hejuru. Ibyo ngibyo ni ubuyobozi bwa Satani, kuko icyo Imana yari yabwiye umuntu nuko yumva ubuyobozi bwayo. Ngo kandi Pawulo agaruka ku buhamya bwe akavuga ngo natwe twese twahoze muri bo. Iki Pawulo nakivuga, mumurebe nka Pawulo w'umwanzi w'umusaraba, mumurebe nka Sawuli wa mbere wakubitaga ubwoko bw'Imana, ufite urugomo rwinshi. Aho ngaho nawe yari yarapfuye, nubwo yumvaga ko ari ishyaka ari kurwanira iby'ubwami bw'Imana, ariko yari yarapfuye, yishwe n'iyo kamere ye y'urwango, y'ishyari, yo kwicana, nk'umusaruro w'icyaha cyo kugomera Imana. Aravuga ngo aho natwe niho twari turi. Ni ubuhamya aha ubu bwoko bwari muri Efeso, harimo abanyamahanga n'abatari abanyamahanga. Mwibuke ko iki kirwa, ndavuga uyu mujyi, wari ugizwe n'ubucuruzi. Birumvikana ryari ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, kandi uko gutandukana niho yababwiraga ati mwebwe nimurebe ko nanjye nari umwanzi w'Imana, nimurebe ko nari mubi, ariko nanjye ni umwijima wankoreragamo, ni Satani numviraga, nanze ubuyobozi bw'Imana. Ngo kandi ku bwa kavukire, Dawidi yaravuze ngo mu byaha nimo mama yambyariye. Ntabwo rero yakwihimbaza ngo avuge ngo ndi mwiza kandi yarapfuye, yishwe n'ibyaha. None ko uyu muntu yapfuye, Bibiliya iratubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ni ukuvuga ngo ubu buzima bupfuye bukeneye kwakira igihembo cy'urupfu, kandi koko ntaho umuntu azagicikira mu gihe cyose abayeho ubuzima bw'ubupfu, mu gihe cyose abayeho ubuzima butemera ubuyobozi bw'Imana, azapfa. Kandi si urupfu uru nguru rusanzwe twese tubamo, ahubwo ni urupfu rw'iteka ryose. Abantu bose b'abanzi b'Imana bazapfa kandi barimbuke. Aravuga ngo rero aho ngaho ubuzima niho bwari buri, ariko icyizere atanga aravuga ngo mwarazutse. Kubera icyo ahamya ko bazutse, aravuga ngo rero uru rupfu rutandukanye n'ubuzima Imana ibaha. Ni hehe bazukiye? Hano harahishura umurimo w'Imana ukomeye. Amen. Niwo ngiye kubabwira icyo Imana yakoze kugira ngo ikureho igisebo uyu muntu yari yakiriye, ikureho urupfu umuntu yari afite, kuko yari yarapfuye azize bene ibyo bicumuro twahoze tuvuga. Reka nongere mvuge ngo icyaha ni ukugomera Imana. Uyu muntu mu by'ukuri akeneye Imana, kuko natabigenza gutyo ategereje umujinya w'Imana. Bavandimwe, ngiye kubahishurira umurimo w'Imana ukomeye yakoze muri Kristo, kandi yawukoze atari uko turi beza. Ngira ngo mwabyumvise aho Imana yasanze umuntu, yasanze yumva kamere, yumva ibitekerezo bye, yumva isi, kandi akurikiza imigenzo y'isi,
abayeho ubuzima butegekwa n'umwijima, abayeho ubuzima buganzwa na Satani. Aho niho yamusanze, kandi ikintu kiremereye yavuze ngo yari yaranapfuye. Bivuze ko nta bitekerezo bindi byo gushaka Imana. Hari uburyo tuvuga ngo turashaka Imana, yego niba atari amagambo koko, ariko reka mbabwire, mbere yuko tugira ibitekerezo byo gushaka Imana, Imana niyo yateye intambwe yo kubanza kudushaka. Tukiri abanyantege nke, turi abanyabyaha, dupfuye turi babi, tudafite pfo na ruguru n'ingingo n'imwe yo kuturengera. Kabone na ya mirimo tuvuga ntiyari iri kuturengera ngo idushyitse ku cyo Imana yashakaga ko tugeraho. Ahubwo Pawulo aravuga ngo hari icyo Imana yakoze kidasanzwe, gikomeye, giteye ubwoba. Aravuga ngo ariko Imana haleluya, kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Umurimo w'Imana watangiranye n'imbabazi. Ngira ngo mu itangiriro muzasome murebe mu gice cya 3 uburyo umwanditsi agaragaza. Avuga Imana yongeye kubaza umuntu, iramubaza ngo ninde wakubwiye gukora ibyo ngibyo, ninde waguteye, wagushutse. Iryo ni ijwi ry'ibanze Imana n'ubundi iteka ihora ibaza ngo ninde watumye ujya aho ngaho, ninde watumye uba muri ibyo ngibyo. Izo mbabazi zayo zihera aho ngaho, yumvikanisha ijwi mu matwi yacu ritubwira ngo ibuka aho uri, ibuke uko umeze, iyibuke wowe ubwawe, igihe cyose tutarahishurirwa ko dupfuye, ngo dutegereze urukundo rw'Imana ruze rudusange dupfuye, rutubwire ngo ndashaka ko muzuka, ndashaka ko muba bazima. Pawulo rero avuga ngo nyuma yuko turi aho ngaho, nyuma yuko turi muri iryo curaburindi, nyuma yuko turi muri uru rupfu, Imana yatangaje imbabazi zayo. Kandi munyemerere mvuge bene izi mbabazi, Imana yirengagije amakosa yose, ifata urwabya rw'umujinya yari ifitiye icyaha ndetse byuzuyemo n'urupfu. Hamwe yavugaga ngo nzagihana iki cyaha, ndetse igihano cyacyo kirahari, ni urupfu rw'iteka. Izamura imbabazi zayo, izitunga ku muntu, imaze gufata rwa rwabya rw'umujinya iruhereje Kristo ngo arubambe ku musaraba. Ibyo rero ni urukundo rudasanzwe. Ntabwo ari twe twabanje gutera intambwe ngo tuvuge ngo Mana dukize uyu muvumo w'icyaha. Oya, Imana ubwayo iravuga ngo niyo ubwayo yabanje gutera intambwe, imurika urukundo rwayo ku mitima yacu iguye umwuma, iremereye, ifite agahinda, iri mu icuraburindi, izana uru rukundo. Urwo rukundo ruratuzura. Nguwo murimo wa mbere w'Imana, yatweretse urukundo rwayo kandi muri Kristo Yesu, ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Kuri 4 yavuze ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Bivuze ngo imbabazi z'Imana nizo zaje zigera ku buzima bwacu, zigera ku mibereho yacu. Imana ishima kutubabarira, Imana ishima kuduhereza imbabazi zayo tutarabiteganya, tugipfuye turi babi. Umunsi yaje yerekanye imbabazi zifatanye n'urukundo rwayo. Ntabwo yatubabariye ngo ivuge ngo buriya ngo zongera ngo mbagirire nabi. Imbabazi zayo zifatanye n'urukundo rwayo. Ariko kandi ikindi cya 3 Pawulo agaragaza kiri mu nzira y'umurimo w'Imana, yakivuze kuri 5 ngo ubuntu nibwo bwadukijije. Reka mbabwire, iyo tuvuze ubuntu ni uguhabwa icyo utari ukwiriye, ni uguhabwa icyo utateganyaga, ni uguhabwa icyo utasengeye. Pawulo aratwumvisha ko aka gakiza si isoko yacu, ni isoko y'umurimo w'Imana. Ndaza kongera mvuge uyu murimo w'Imana. Iyi soko y'umurimo w'Imana, ubu bushake bw'Imana, ubu buntu bwayo itugiriye idusanze dupfuye,
ibumurika ku buzima bwacu bwari bumeze nabi. Itwereka imbabazi, itwereka urukundo, itwereka ubuntu bwayo, iraterura iduha ako gakiza. Kandi nimwumve ngo nuko ituzurana nawe. Ntabwo yatuzuye gusa, ahubwo aravuga ngo itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Ibi ngibi ni imbusane ya cya kindi Pawulo yavugaga hejuru. Ni ukuvuga ngo uyu muntu imuzuye kugira ngo nanone abeho ubuzima bushya, ubuzima bw'ibyishimo, ubuzima bukopera noneho mu ijuru. Mbere yumviraga isi, yumviraga umwijima, yumviraga Satani. Ngira ngo ibi ngibi niza kubigarukaho muze kumva ko koko ari umusaruro w'icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Kandi yavuze ngo nyuma yo kuzuka noneho yatwinjije mu bwami bwayo mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Aho ngaho rero niho dutangira ubuzima bw'umunezero. Nguyu umurimo Imana yakoze, yawukoze kubw'imbabazi zayo. Nimwumve ku murongo wa 8 aravuga ngo ibi ngibi ni ubuntu bw'Imana, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Kwizera ntigushobora kuza igihe cyose utarumva ubutumwa bwiza. Ni impano ituruka mu kumva ukuri kuvuye mu Mana. Ni impano ituruka mu kuri kuvuye muri Kristo. Umurimo w'Imana umaze kumvikana neza mu buzima bwacu. Aho ngaho niho Imana yihishuye, iravuga ngo yego uyu muntu arakize, uyu muntu ndamubwiye ngo nabohoke nagira ubuzima bushya. Nyuma yuko numva iryo jwi Imana irancungura. Icya kabiri aravuga ngo nta nubwo ari imbaraga dukoresha mu mirimo yacu, ntabwo imbaraga dukoresha mu mirimo itwitiye umwuka arizo zituzanira agakiza, ahubwo agakiza k'Imana kaza kubera Kristo we wemeye kwitangira ibyaha byacu akabipfira akanatuzukira, akaduhereza iyi mpano y'ubuntu inyuze mu rukundo bifatanye n'imbabazi zayo Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Rero ndashaka nyuma y'uyu murimo nimurebe umusaruro wavuye mu gakiza. Aha ngaha ho turatsindwa kenshi. Hari igihe twirengagiza impamvu Imana idukijije. Bakristo bavandimwe, namwe mwese abatarumva ubutumwa bwiza, nimubanze mumenye ngo Imana yatangaje agakiza kayo muri Kristo Yesu, kandi ni ubuntu bwayo ndetse ni imbabazi yatugiriye. None izi mbabazi Imana izigize ngo bigende gute? Ntabwo Imana yadukijije ngo tuze dupfa ubusa gusa. Ntabwo Imana yaducunguye ngo tuze nanone tubeho bwa buzima busa n'ubupfuye. Ikintu gitangaje ni kimwe, ni uburyo Imana iducungura ariko kandi tugakomeza kubaho ubuzima bw'ubupfu. Imana iradukijije ariko turacyari abasinzi, turacyari abajura, turacyari abasambanyi. Noneho ndashaka kuvuga noneho imbaraga noneho ziva muri aka gakiza, ya mirimo umwanya wayo. Umuntu w'Imana umwe yaravuze ngo ntushobora gufata agakiza ngo gatandukanye n'imirimo. Icyakora imirimo ifite umumaro ungana na 0 mu gutsindishirizwa. Iki kintu kirakomeye. Aha rero ndashaka ngo twumve neza uburyo Imana iducungura nk'umusaruro w'umurimo wayo. Ducunguwe ngo tugire dute? Ndashaka kubahagurutsa ngo muhaguruke mwumve ko koko mufite umumaro uturutse mu cy'Imana ikoze. Iduhaye agakiza, iduhaye ubugingo, iduhaye umwuka wera, kandi mwibuke ngo twicaye mu bundi bwami noneho. Niyo mpamvu dukwiriye guhaguruka. Aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu, aho ni sawa. Noneho ku murongo wa 10 aravuga ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nguyu umusaruro wa mbere. Pawulo aravuga ngo imirimo noneho niho iri buze. Imirimo iraza
igira umusaruro noneho uturutse, ni umusaruro uturutse mu cy'Imana ikora. Ku murongo wa 12 w'igice cya mbere aravuga ngo impamvu Imana ituremye ni ukugira ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Aha ngaha rero niyo mpamvu y'agakiza, ni umusaruro w'agakiza, ni imbaraga z'agakiza Imana izanye mu buzima bwacu. Mbere ntitwashoboraga kunezeza Imana, ntabwo twashoboraga kubaho nk'uko Imana ishaka, ariko noneho ituremye bundi bushya muri Kristo Yesu kugira ngo tugire undi mutima wo guhimbaza, wo gushima, wo kwamamaza ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Umwanditsi w'Abakolosayi yaravuze ngo noneho mumunezeze muri byose, mu marangamutima, mu mitekerereze, mu migambi, mu mirimo yacu, mumunezeze mufite imbaraga zikomoka muri Kristo. Icya kabiri aravuga ngo turemwe kugira ngo dukore imirimo myiza yose noneho ikomoka muri Kristo. Bavandimwe muri Kristo Yesu, ngira ngo noneho mwibuke ko ari umusaruro w'Imana dutegereje, ko tuba abantu b'umumaro, batabayeho ubuzima bupfuye, batabayeho ubuzima noneho bwumvira isi na Satani, ahubwo duhaguruke mu mbaraga nyinshi. Ahubwo ikibazo tugira ni kimwe, dushatse kuzana umusaruro mbere yuko twakira ikizana umusaruro. Aha muhumve neza, dushaka gukora imirimo mbere yuko dukizwa. Imana iravuga ngo ubwo mbakijije nimukora imirimo myiza, twebwe tukabihindura ubwo dukora imirimo myiza Imana niduha agakiza. Ntago ari byo, tuba turi noneho inyuma y'Imana iteganya y'ikibuga. Irabanga inzira n'imwe yo gushobora gukora imirimo myiza inezeza Imana, ni muri Kristo Yesu. Aho ngaho niho dukomora uyu muzi. Wawe kwibaza ngo bene iyi mirimo ni iyihe? Ni myinshi sinayirondora, namwe mwabona ibyo mwongeraho. Harimo gufasha, harimo kwita ku bantu, harimo gucumbikira abashyitsi, na bya bindi byose nibwo bigira imbaraga noneho, kuko yavuze ngo murabiremye, ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Bene data, twakomeje gusangira iri jambo ry'Imana. Simbizi niba warigeze wumva uku kuri n'isoko y'agakiza. Waba warumvise ko uyu murimo w'agakiza wose weguriwe Imana, Imana ariyo yawukoze kugira ngo ushobore gukora imirimo myiza, cyangwa washakishije agakiza kava mu byo ukora. Ariko kandi nanone umuntu w'Imana yaravuze ngo niba ari ubu buntu budashobora guhindura umuntu ngo bumushyitse mu bwiza bw'Imana, bumushyitse mu munezero w'Imana, ubwo buntu buraciriritse. Ntabwo turemwa nanone mu buntu kugira ngo tuze twicare, ahubwo Imana yari itegereje ko duhagurukana imbaraga nyinshi, twuzuye umwuka wera, twuzuye ibyishimo, twuzuye noneho gukora neza, kumvira Imana. Nihavuga ngo muremwe ngo muba bo gushimisha ubwiza bw'Imana, mwebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Ikindi cya kabiri, muremwe kugira ngo mugire ishyaka ry'imirimo myiza. Ntabwo imirimo myiza nk'uko nabivuze ari igihembo, ntabwo agakiza Imana ikaduhemba kuko twakoze imirimo myiza, ahubwo kuko yaduhaye agakiza dukora imirimo myiza. Ushobora kuba waratakaye uzi ngo imirimo uri gukora izaguha agakiza. Oya, ntizakaguha pe. Uzaba ukora ibisa n'iby'agakiza ariko udafite agakiza. Ahubwo ni hamwe Yesu yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ubwo bwami nibuza kuri twe, icyubahiro cyo gutsinda urupfu nikitwikira ubuzima bwacu, tuzabaho ubuzima
bwuzuye imirimo myiza, nk'ibishashi by'imbaraga z'umwuka wera Imana yadushyizemo, Imana yahaye imitima yacu kugira ngo twishimire uwo munezero, twishimire izo mbabazi nk'umusaruro w'icyo Imana yakoze. Akaga rero karimo binateye agahinda ni uburyo Imana iduha agakiza ariko imirimo ikabura, ntiduse n'ibyo Imana yaduhaye. Ibuka rero intege nke ugira, wibuke niba warizeye Kristo n'umurimo we yakoze ku musaraba, kandi niba utarabyemera, ngwino Imana iraguha agakiza. Ariko kandi natwe ababyemeye, abamenye ko Imana yatanze Yesu ku musaraba agapfa mu cyimbo cyacu, tukaba tukibayeho ubuzima busa n'ubwa mbere tugipfuye, dufitanye ikibazo na Kristo. Bene ubwo buntu buraciriritse, bufite ikibazo kiremereye, kuko dukeneye urundi rugendo rwo kumvira Imana noneho mu mibereho yacu, muri kamere zacu, mu marangamutima yacu. Ndumva naguhamagarira kwegera ubwiza bw'Imana tugasenga. Ntabwo ugipfuye. Ese wamenye umurimo Imana yakoze? Nguyu yawukoze muri Kristo ku musaraba kugira ngo ubeho, kugira ngo udapfa, kugira ngo utarimbuka. Ariko kandi nyuma yo kuwukora yarategetse ngo noneho nimujye mu murongo w'imirimo myiza. Ni hehe watakaye? Uruhande rumwe rufite imirimo myiza itagira Kristo, n'ubundi ubwo buzima buracyapfuye. Ariko kandi urundi ruhande rufite Kristo, nakwita ngo w'amagambo, kuko nta murimo uhari. Uko kwizera gufite ikibazo. Ntabwo mvuze ngo ni ukwizera kongeyeho imirimo, oya, si cyo mvuze. Ahubwo ni ukumvira, ni umusaruro w'icyo Imana ikoze muri twe. Ntidushobora kwakira ineza y'Imana ngo idusige uko nguko. Niduhaguruke, nitube bazima, nitugire ibyishimo bikomoka muri Kristo. Tangira we umenye niba koko uri mu murongo nk'uw'Imana ishaka. Reka dusenge. Reba neza niba utarapfuye, reba neza niba udafite ikibazo cyo mu mirimo yawe, cyangwa ugitekereza ko ariyo iri bukuzanira agakiza, cyangwa watekereje ko agakiza kaje ugira ngo nta kindi Imana igutegerejeho. Itegereje ko ushimisha ubwiza bwayo, kandi wibuke ko ikuzaniye umucyo ngo uhinduke umucyo, ikuzaniye umunezero ngo uhinduke umunezero, ikuzaniye ubuzima ngo uheshe abandi ubuzima, binyuze mu mirimo myiza dukomora muri urwo rupfu no kuzuka kwa Kristo. Munyemerere dusenge. Ariko kandi aho kwihana, twihane. Aho kongera guhindukiza amaso tukareba Kristo nk'ubambwe, we wabaye umurimo w'Imana mu bantu, ariko kandi akaba umurimo w'abantu ku Mana. Munyemerere tumwemere, tumwizere ko ari we washoboye byose ibyari byaratunaniye. Niwe washoboye kumvira Imana, niwe washoboye gukora ubushake bw'Imana igihe twe tutari dufite ubushake bw'Imana. Ariko kandi niwe wazanye ubushake bw'Imana mu buzima bwacu, ari bwo mirimo myiza. Sinzi niba ariho uhagaze, sinzi niba ariho uri gukorera, sinzi niba ariyo soko uri gukomoraho imirimo myiza, cyangwa uri gukora imirimo itagira isoko. Mureke dusenge rero. Waduhaye Kristo ngapfe ku musaraba. Twabimenye ko atari umurimo wacu, twabimenye ko ari umurimo wawe wakoreye ku musaraba. Urapfa, utanga ubuzima twebwe twari twabubuze kugira ngo duheshe ubuzima. Umena amaraso y'igiciro gikomeye aradutwikira kugira ngo duse nk'uko Imana isa.
uwo murimo wabaye kubw'ubuntu kandi binyuze mu rukundo rukomeye ndetse imbabazi zikomeye cyane tutari guhabwa n'isi n'umwijima na Satani, kandi uturema bushya kugira ngo tugire ishyaka yacu ry'imirimo myiza. Kandi iyo mirimo si ubwacu n'ubundi tuzayikora, ahubwo ni imwe tuvoma dukomora muri Kristo. Ni wowe uyiha ishusho, ni wowe uyiha ubwiza kugira ngo ishobore kunezeza Imana. Urakoze Mwana, urakoze kubw'ubwo buntu, kandi ndasengera umuntu wese uzizera uyu murimo wakoreye ku musaraba, ariko kandi ndasengera abacitse intege, bananiwe gukomereza mu musaruro w'icyo bakomoye ku musaraba, barananirwa, baratsindwa. Uyu munsi nta rukundo, nta byishimo, nta munezero nk'imbuto z'umusaruro w'icyo Mwami wakoze ku musaraba. Aho hose turatsindwa iyo tubonye uku kwizera kutera imbuto, iyo tubonye uku kwizera kutazana imirimo myiza. Rimwe na rimwe bizana ugushidikanya yuko ahari tutakumenye. Ongera uhagurutse abaguye, ubasubize imbaraga, ubasubize ibyishimo, ubasubize kuvoma kuri wowe, kuko ni wowe soko. Ariko kandi abatarakumenya, mu izina rya Yesu bishingikirije ku kabando k'imirimo, ureke bakumenye, bagusobanukirwe kubw'imbabazi zawe nyinshi, kubw'urukundo rwawe rwinshi, kubw'ubuntu bwawe bwinshi, kubwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.